Bene data shuti zikamba TV ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amahoro y'Imana bane nawe mwese aho muri ndabaramukije mu izina rya Yesu. Hari shuti zacu dufite hirya no hino ku migabane itandukanye, ari hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, ni shuti za Calvary. Ndabizi ko nawe uri shuti yanjye. Imana igumugisha. Ndashima Imana Yesu agize neza cyane kuduhereza uyu mwanya wo kuboneka hano kugira ngo twongere tugire icyo tuvuga ku buzima bwayo, twongere tugire ikintu tukubwira mwene data mu izina rya Yesu. Yesu niwe ubikoze rero, na undi wabikora usibye Yesu. Nkuko bisanzwe reka dusenge Imana. Uwera wa Isiraheli, Imana y'imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi, ngwino bane natwe kuri inyigisho muri amateraniro. Bene data badukurikiranye, inshuti zacu zirya no hino, bose bahabwa umugisha n'iri jambo tugiye kubagezaho mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha. Uyu mugoroba cyangwa se iki gitondo hari ijambo ry'ubuhanuzi Imana impaye ngo nzane. Ni ijambo rivuga ngo Imana igiye gukoresha umwanzi wawe kugira ngo wakire ubutabazi. Haleluya. Imana igiye gukoresha umuntu utabishaka, igiye gukoresha umuntu wumva bitashoboka. Haleluya. Ntabwo Imana ishobora kukureka muri icyo kibazo, ahubwo umva na magambo ngiye guhanura ni igihe cyo kugira ngo ndekure ubuhanuzi ku buzima bwawe. Imana igiye gukoresha umwanzi kugira ngo wakire igitangaza. Tugiye gusoma igitabo cya Esiteri, nsomeho imirongo nk'ibiri ndekure ubuhanuzi ku buzima bwawe. Bibiliya yavuze mu gitabo cya Esiteri ibice 6 umurongo waho wa mbere n'uwa kabiri. Haleluya. Biravuze ngo iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'icurabwenge bagisomera umwami, basanga byaranditswe yuko Moridekayi ariwe wareze abagabo babiri bo mu nkone z'umwami zarindaga irembo. Haleluya. Bigitani na Tereshi yuko bashakaga kwica umwami Asuwerusi. Umwami arababaza ati, mbese Moridekayi uwo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe? Haleluya. Bamwitura ibyo. Abagaragu b'umwami babahereza baramusubiza bati, ntacyo yahawe. Umwami arabaza ati, ninde uri mu rugo? Yesu ashimwe cyane. Igihe kimwe Moridekayi akora iki kintu, nta muntu n'umwe wabonye icyo akoze. Ndagira ngo ngubwire mwene data, icyo wakoreye Imana hari aho cyanditswe. Ituro watanze, ishyaka wagize, imfubyi wafashije, abapfakazi wafashije, hari aho byanditswe. Nubwo abantu baguciye intege, nubwo abantu babitesheje agaciro, nubwo abantu batigeze bamenya umurimo wakoze, ariko data hari aho yanditse. Moridekayi uyu nguyu yari ku irembo. Hari irembo ry'ubushomeri, hari irembo ry'urugumba, hari irembo ryo kubabara, hari irembo ryo kwangwa n'umuryango. Iso na nyoko bakubyaye bakakwanga, famiye mwavukanye bakakwanga. Ariko ndakubwira ngo hari imbaraga zo kugukura mu kibazo. Umwanzi wawe ni Imana igiye gukoresha ngo ubone promotion. Abakurwanya mu kazi, la makosi de bando, abadashaka kubyara, kuroze, aba ni Imana igiye gukoresha kugira ngo wakire igitangaza. Igitondo kimwe Moridekayi abona abantu Bigitani na Tereshi bari bagambaniye umwami, bashaka kumwica. Ndabizi mu kazi kawe uragambaniwe, urugo rwawe uragambaniwe. Ndabizi umugaragiranye n'umukozi wizaniye. Ndabizi ubukene bwaje mu rugo bitewe n'umuntu wagiriye neza. Ariko la mandolevo hari icyo Imana yakora ikoresheje iri jambo. Jehova mu gitondo kimwe arabikora, birandikwa, ariko ntihabona inyungu. Reka ngubwire mwene data, ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ineza iribukwa. Bwana sifiwe. Marayika w'Imana yanditse ibi bintu, cyangwa babyanditse abari bo bose, ntabwo Moridekayi yahise ahembwa. Neva
ati Moridekayi yahise ahabwa, yakomeje aguma ku irembo. Ariko ndagira ngo unyumve neza, haleluya, ijoro rimwe umwami abura ibitotsi, ijoro rimwe ijuru ryiga kuri Moridekayi, ijoro rimwe Imana ibona ku alasilebevo, ibona ishaka wagize, ibona umuhati wagize, ibona intebe waguze, ibona sare wishuye, ibona umuceri wagaburiye imfubyi, ibona minervari wishuriye uriya mwana utafite se na nyina, haleluya. Ijoro rimwe Imana ije kwibuka imirimo. Ndakubwira ibintu bitatu bituma Imana izayihusha. Ndakubwira ibintu bitatu bituma ijuru riza kubana nawe kandi uri mu kibazo, haleluya. Mu gitondo kimwe Moridekayi yicaye ku muryango, Hamani yari yamusabye, Hamani yari yamaze gushinga urumambo, Hamani yari yavuze ko Moridekayi itagomba kubaho, Hamani yari yavuze ko Moridekayi agomba gupfa. Ariko ndashimira Moridekayi, ntabwo yigeze apfukamira umuntu, ntabwo yigeze apfukamira kuko abandi bapfukamaga, yakomeje ahanga amaso Uwiteka. Mu gihe cya covid, mu gihe umusore akwanze, mu gihe umugabo agutaye, upfukamiye nde? Ushatse nde? Ubanye nande muri icyo kibazo? Shuti yanjye, ndagira ngo nongere ngusubizemo imbaraga. Niba waramenye Imana, niba uzi ko Yesu ashoboye byose, akira buno buhanuzi lasilebefometokotitala enimfari. Reka ngubwire, ndagira ngo mvuge ibintu bitatu. Icyambere gishobora gutuma Imana yibuka ubuzima bwawe, nuko utayikuraho icyizere. Sitala elebeko, iyo Imana utayikuyeho icyizere, iyo Imana ukomeze kuyigirira icyizere kandi ugakomeza gukiranuka, ugakomeza gukora, ijoro rimwe Imana ije kwibuka. Icya kabiri gituma Imana yibuka umuntu, niyo yanze kuramya ikigirwamana, iyo wanze gusimbuza Imana mu buzima bwawe, ukagera mu buzima bwa Moridekayi, ukagera mu buzima bukwemerera gupfuka kugira ngo urye, usambare kugira ngo urye, ukabyanga, Imana iravuga ati uyu muntu kweri ninjye abikoreye. Icya gatatu gituma uko Imana yibuka umuntu vuba, ni igihe wemeye kwihanganira ku irembo wicajweho. Ikibazo urimo uko cyaba kingana kose, wakomeza ukakihanganira. Iyo ubaye muri ubwo buzima rata, ndongera ngo ngubwire ngo abo hanze babona waravangiwe, abo hanze babona warasaze, ariko ijuru rirakomeza rigasapotinga, rirakomeza rikabana nawe. Ndijoro rimwe rero Imana iravuga ngo ngomba gufata ijambo, njerekana gukomera kwanjye ku buzima bw'umuntu wanyizeye. Umwami agiye kuryama biranga. Hari ijoro ugiye kubona mu butabazi, hari ijoro Imana igiye kukwiyerekeramo, iri joro Imana igiye kugaragara ku buzima bwawe, iri joro ugiye kwakira igitangaza. Ndarekura amavuta ku buzima bwawe, ndarekura amavuta ku buzima bwawe, ndarekura ihumura ku buzima bwawe, ndarekura igitangaza ku buzima bwawe. Makositeya, ndakubona uri mu buzima bwawe wenyine, ndakubona umutima wawe urababaye, ndakubona abantu baragusize, ndakubona wabuze ibyangombwa, ndakureba lasilebe elevo. Ariko ndakubwira ngo Yesu arambwiye ngo nsange ubwire ngo umwanzi wawe niwe Imana igiye kugira ngo wakire igisubizo. Uragira ngo Imana yakoresheje umuntu wa kure, reva Hamani wari kumumanika, Hamani wari wamusabye, Hamani wari washinze urumambo, niwe Imana yakoresheje kugira ngo itabare ubuzima bwa Moridekayi. Ntabwo Imana iri gutabare ikoresheje umunyamahanga, irakoresha uwo murozi wakurogaga, lasi elebefari, irakoresha uwo muntu wari waravuze ko bitazashoboka, uwo watwaye suvetima yawe, uwo watwaye umusatsi wawe, uwo watwaye isura yawe, n'Imana igiye gukoresha. Azaza gutaha ubwo bukwe, azabona washatse, azabona wabyaye, azabona wishofa, azabona ijoro ryagutabaye. Iryo joro umwami abura ibitotsi. Ndabona hari abantu Imana igiye kubuza ibitotsi ku buzima bwawe. Ndabona hari ufiyase wari waragutaye, ndabona makosi de bando yari yaragukupye, yari yarakuborotse, ariko hari imbaraga ziyo gutuma kuborokora. Uranyumva neza? Ndumva Imana imbwira ngo igaruye amahoro umutima wawe. Lasile befa menikotaya. Haleluya. Maze Moridekayi uwo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe, ati wapi? Ninde uri mu rugo
Hamani abaratungutse baramubaza ngo ariko Hamani we umwami akunze kuba bigenza bite? Hari abantu bazi ko ibyiza byose ari ibyabo, Range Rover ni izabo, Vewiti ni izabo, amamodoka ni ayabo, kuko wewe barabona ko naho wayikura. Abandi bazakubwira ko usenga nabi, bakubwira ko utizera, ariko ndagira ngo ubwire hari ijoro ryawe, hari umunsi wawe, hari itariki ntarengwa Imana izaza gukora igitangaza. Hari umunsi Imana izerekana ku buzima bwawe, ahari induru hakaba impundu, ahari amajido hakaba amanido, ahari kubabara hakaba umunezero, ahari ingorane hakaba kwishima, nawe mugabo bakagusohokana ashaka guhakeya. Haleluya! Nawe abana bakajya mu myicundo wa haleluya, nawe ugafata indege ukajya gutembera Dubai, nawe byashoboka, nawe byakwemera uko hari ibyiringiro. Ngo amaze kubura ibitotsi, uzi impamvu umwami yabuze ibitotsi? Ni imirimo myiza icyo Moridekayi yakoze cyaramuvuganiye, icyo Moridekayi yakoze cyamuhesheje icyubahiro. Niki kizabuza umwami ibitotsi mwene da? Ndagira ngo ngubaze wowe, urabona iki cyabuza umwami ibitotsi? Nicyo uri gukora cyatuma Imana ikuzirikana? Aho ni wowe waravuye ku murongo, aho ni wowe wararetse gufasha, urukundo rwawe ni wowe wararuretse, gusura imfubyi ni wowe warabiretse, gusura abarwayi ni wowe warabiretse. Masole bele vorekide, kujya kwa muganga, kongera ukateka, kongera ukagemurira abarwayi, kongera ukajya kuboza, ukabereka urukundo, aho ni wabiretse. Sebera ku isoko, garuka ku isoko, data yongera akora igitangaza. Abandi barabizi, reka ngubwire, ntagira umuntu uguciraho umugani. Nabwo Imana igira agakura gatoya, nta nubwo ibisubizo byashizeyo, nta nubwo Imana yarekeye gusubiza, nta nubwo abagabo bareke. Imana iracyatanga abagabo, iracyatanga abagore, Imana iracyatanga akazi, iracyatanga promotion, Imana iracyatanga amahoro. Yesu aracyakora ibitangaza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Umwami abura ibitotsi. Ndagira ngo ubwire iri joro, aya manwa, aya kanya wowe uri kungurikirana, hari icyo Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Haleluya! Umva uyu murongo, umwami arabaza ati ninde uri mu rugo? Kandi ubwo Hamani yarahagaze mu rugo rw'imbere. Umwami, haleluya, umwami azanwe no kuvugana n'umwami ngo amusabe kumanika Moridekayi ku giti hiteguriye. Haleluya! Abagaragu b'umwami baramusubiza bati Hamani niwe uri mu rugo. Umwami ati naze. Uragira ngo ntabwo izakoresha umwanzi wawe? Imana izakoresha umurozi, izakoresha umuntu ukuroga kugira ngo utabara. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo mvugane nawe, ndekura ubu buhanuzi. Imana yavuganye nanje ngo inzira bari bazi ko zafunzwe n'iz'Imana nyirujamo igisubizo cyawe. Kabiri, ukayenda arambwira ngo mbwira abantu baretswe n'abantu ngo ntacyo bitwaye, aho abantu bagusize ni Imana igukuye. Ubuzima bwawe bwari bwarashizwe ahantu mu bififiko, ariko hari imbaraga zigukuyeyo, hari imbaraga ziguhaye ubuzima, hari amahoro amanutse. Ninde uri mu rugo? Ninde wakuroze? Ninde wakuvumye? Ninde wavuze kutazashaka, utazaheka, utazakora? Iryo soko uzaritsindira. Imana izongera yibuke imirimo ya, Imana izongera yibuke la sileberefo. Ndagira ngo igihe Hamani aje imbere y'umwami, yaramubaje ngo niki? Ni umwami akunze kubaha, ahita afata ibyo byiza byose arabyiha. Abantu bazi ko ibyiza byose ari ibyabo, wewe nta na kimwe bakugenera. Barabizi ko utize, barabizi ko nta nzira na zimwe watabarirwamo, ariko baribisha. Iyo avuganye nanjye irambwiye ngo ngubwire ngo nubwo abantu bataguzamura izakuzamura. Data shimwe cyane, tugiye gusenga Imana. Uracyafite ibyiringiro? Inzira zari zifunze zirafungutse. Imana ikoresheje umwanzi wawe kugira ngo wakire igitangaza, ikoresheje umurozi, ikoresheje so wanyu, nyoko wanyu kugira ngo ubone neza y'Imana. Ndagira ngo dusenge Imana. Niba utarakora subscribe, kora subscribe. Yesu ashimwe cyane kugira ngo ubuhamya bwacu, inyigisho zacu zikugereho. Ubuhanuzi n'ubwawe. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo,
ndavunagura imbaraga zirwanya uyu mukobwa, ndavunagura imbaraga zirwanya uyu musore, ndavunagura umudayimoni utuma imodoka yawe itaza, ndavunagura umwuka ukubuza gushaka, ndavunagura umwuka ukubuza kurongorwa, umwuka ukubuza kubyara. Ndafatamiri imbaraga z'abadayimoni zikubuza amahoro mu rugo, zikubuza kumvikana n'umugabo, iyo myuka ituma iduka ryawe ryatera imbere, ndavunagura ubwo buretwa bw'abarozi, uwo mwuka w'ubusinzi uri mu rugo rwawe ndawukuramo mu izina rya Yesu. Ndamanura amahoro, ndohereza ubutabazi. Nk'uko mbirasi igenda ntihagire uyihagarika, niko ubuhanuzi mpanuye ku buzima bwawe, bw'uko ugiye kubyara, bw'uko ugiye guheka, bw'uko ugiye kubona inzu, bw'uko ugiye kubona imodoka, bwihuse mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka umucyo w'Imana ube ku buzima bwawe. Ahari amarira haba umunezero, nta mpanuka izakwica, nta diyabete izakwica, nta covid izakwica, nta kanseri izakwica. Uzabaho, uzarama, uzabaho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Dayimoni ntizagushobora kuko Uwiteka ahagararanye nawe. Ndagukunda, ngwifurije umugisha w'Imana aho waba uri hose. Pastor Steven ndi inshuti yawe, ndabizi kuri inshuti yanjye. Aho waba uri hose ngwifurije amahoro adatangwa n'ababyeyi, adatangwa n'amafaranga, atangwa na Kristo Yesu. Iri joro umwami abuze ibitotsi ku bwawe, uwari umwanzi wawe, uwari umurozi, uwari umupfumu, abaye igisubizo ku buzima bwawe. Aho byari byaranze niho bizukiye. Guhanurira ubuhanuzi ntisire atambuka iminsi 3 utarakira igitangaza. Iyo nomero uzayihamagare umbwire ngo Pastor Yesu yakoze ibikomeye, indwara yarakize, abana barakize, umugabo yarakize, amahoro yabonetse mu rugo, akazi karabonetse, cyamnara yavuyeho, ubu ala sile belle vole sale kide hari cyo Uwiteka yakoze. Ndasenze mu izina rya Yesu ngo umwami akwiyereke, kandi bidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Ndagukunda. I love you so much. Shalom shalom.